Amahoro y'Imana n'abane namwe nshuti z'akadasohoka za Babla TV. Nkuko mumaze kubimenyera, uyu munsi tugeze muri wa mwanya mukunda muri benshi, aho tubagezaho bimwe mu bigize umuco n'amateka y'u Rwanda binyuze mu nsigamigani. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho insigamigani eshatu. Nge ugiye kuzibagezaho ndi Jean Claude Mbarushimana. Ibyo ntarabona nabisanze aho ntaragira. Icyo tubasaba ni cya kindi, ni ukujya aho hantu hari akantu gatukura ugakanda subscribe, ukinjira mu muryango mugari wa Babla TV, maze ibiganiro tubategurira bya biganiro byiza bibahugura bikajya bihita bikugeraho nta nkomyi. Reka noneho duhere ku nsigamigani igira iti nta nzoga ya nzonnyo. Uyu mugani bawucira ku muntu usuzuguritse, baca amaco yo kwirozanga icyagamije kubaha, nibwo bagira bati ni mucyo twigendere nta nzoga ya nzonnyo. Wakomotse ku mugabo witwaga Nzonnyo ahagana mu mwaka w'1800. Nzonnyo uwo nguwo iwabo kavukire hari mu Biru mu Kinyaga Icyangugu, agabana ubutware bw'Ikinyaga cyose. Rimwe rero aza gufata igihe kwa Gahindiro ku Kamonyi, bigeze aho arasezera arataha. Ageze iwe mu Kinyaga aterera agati mu ryinyo ntiyagaruka ibwami, ndetse n'amakoro yaturukaga mu Kinyaga arabura. Bibaye bityo, abagabo b'Abiru batuye mu Kinyaga baboneraho umwanya wo kureguza Nzonnyo, bagira ngo anyagwe ndetse n'ibirimba atangwa apfe babone ubugabane bye. Nuko inshuti za Nzonnyo zo mu Nduga zimutumaho zimumenyesha ko ari mu makuba kuko yazinutswe ibwami kandi amakoro akabura. Nzonnyo abyumvise ahera ko akoresha Ikinyaga cyose inzoga zo kujyana ibwami. Amaze gutarisha no kwengesha, afata inzira aza kuziteguriza. Ageze ku Kamonyi abonana na Gahindiro akoma yombi, ati Nyagasani ndaje kandi ngufitiye amaturo n'amakoro. Gahindiro arishima, abwira abahungu bari kumwe ko bari butaramire ku nzoga za Nzonnyo. Ategeka n'abacanyi gucana umuriro mwinshi ikambere, ati nkera irararwa. Byose biteganyirizwa imyanya, naho Nzonnyo yateguje bisa n'amatakirangoye, inzoga zikiri mu Kinyaga. Inshuti ze ziramubaza ziti kumaze kubwira ibwami ko ufite amakoro n'inzoga, none birihe? Ati nasize mbwiye abanyakinyaga ko bazishaka bakazinkurikiza. Inshuti ze ziti wikoreye ishyano, ntawe ubwira ibwami icyo adafite. Nzonnyo arabizirikana, asanga ariko ko agira ubwoba, asubira mu Kinyaga ijoro ryose. Ibwami rero ikibariro cy'igitaramo kigeze, inteko irakorana, baricara bategereza Nzonnyo n'inzoga ze. Amatarama arashira bihereza igicuku. Ijoro riviyirigiyi, inkoko ya mbere ikubise ibaba, baba bamaze kurambirwa no kuziguruka inzoga za Nzonnyo, bajya inama yo gushenguruka. Biba bityo, abataha barataha, abararira barararira. Ishengero ryikubura rivuga ngo nta nzoga ya Nzonnyo. Aho Nzonnyo abungukiye rero, inkwekwe bayivaho baramuseka, basubira muri rya jambo bashengurukanye, babihindura ibitwenge bishiriraho. Nawo umugani uragundira urafata, uwo batse inzoga wese ariko anasuzuguritse yatindaganya kuyizana, bati nta nzoga ya Nzonnyo, ni mucyo twigendere. Kurindira inzoga ya Nzonnyo rero ni ukwiyandarika kwandagara. Nyuma rero yo kubagezaho inkomoko y'uwo mugani nta nzoga ya Nzonnyo, reka tubagezeho indi nkomoko y'insigamigani igira iti Nyiramaguru yirukiye Nyirumugisha. Uyu mugani bawuca iyo babonye umuntu wirimyemo amahata ahirimbana
ubudahwema ibintu byamara gutengamara hakagororerwa undi mu bari bamwungirije utarushye nka we. Nibwo bavuga ngo Nyiramaguru yirukiye Nyirumugisha. Wakomotse kuri Kibibi na Ruzigana bari abagaragu ba Mukobanya ahayinga umwaka w'1400. Ku ngoma ya Cyilima Rugwe hadutse umugabo w'umugoyi witwa Murinda, agaba ingabo ze zitera u Rwanda ubwo yashakaga kurwigarurira. Anesha Kabagari n'Amarangara n'Induga, acumbika mu mizi ya Kabare munsi ya Kamonyi. Atuma kuri Cyilima ati muha umukobwa wawe Nyabarondo n'inka yawe Munono n'ingoma yawe Kimumugizi mubone gukiranuka. Rubanda rumaze kumva ubwo butumwa beguka kuri Rugwe, asigara wenyine. Nibwo agiye kwihisha mu gisura cyari mu ibanga rya Kamonyi, akimaramwe iminsi. Abasizi niho bita mu Kitababa. Cyilima Rugwe amaze gusumbirizwa atuma ku muhungu we Mukobanya wari ibumbogo bwa Mbilima, ati u Rwanda rwatsinzwe na Murinda umugoyi, yanesheje Kabagari, Marangara, Nduga na Rukoma, none acumbitse mu mizi ya Kabare ku Kamonyi. Ati kandi yantumyeho amananiza ambwira ngo mwoherereze inka yanjye Munono n'ingoma yanjye Kimumugizi n'umukobwa wanjye Nyabarondo. Ati none abigenza ati. Intumwa ya Rugwe iragenda ibwira Mukobanya ubutumwa. Mukobanya ariyumvira, asubiza iyo ntumwa ati genda umumbwirire uti tanga Nyabarondo ni umukobwa wawe, utange na Munono warayoroye, naho Kimumugizi si ubuteto utahubwo izamuca mu mubyimba. Nuko intumwa ya Cyilima irahindukira imubwira ubutumwa bwa Mukobanya. Ikimara guhaguruka ibumbogo, Mukobanya abwira ingabo ze z'abambogo ko ibwami bamerewe nabi. Bahera ko bambuka Nyabarongo batabaye Cyilima Rugwe ku Kamonyi mu gisura yari yihishemo. Ubwo Murinda na Mukobanya bahuriye ikinyambi cya Rugarika, Mukobanya arahamutsinda. Ubwo rubanda rw'Inkuruzuzu nabo bica Nkuba ya Nyabakonjo mu Bwanacyambwe. Abo bavuye i Bwanacyambwe bambukira mu cyambu cyo munsi ya Gihinga cyitwa Rutare. Kuva icyo gihe bahita icyambu cy'Ishya. Bateranira mu bitwa bya Kamonyi, barara bavuga amacumu. Ku wundi munsi barara inkera yo gutera ubugoyi. Nibwo Kibibi yahize n'undi mugabo witwaga Ruzigana, ati nitugera ibugoyi tuzabutsinda, atari ku mubisha wa mbere n'uwanjye. Muzigana aturirarira, nitugera ibugoyi koko ibyo uvuze ko tuzabutsinda ni koko, atari ko ibyo ubeshye nuko uvuze ko umubisha wa mbere ari uwawe, ati umubisha w'ibanze n'uwanjye. Mukobanya agumya kumva imihigo yabo bombi, nawe ati ubugoyi tuzabutsinda koko ntawe ubishidikanya. Ati none rero wowe Kibibi na Ruzigana, uzabanza kwica umubisha niwe nzabugabira. Nibwo bageze ingabo zijyana na Mukobanya yari atarima akigira ku rugamba. Ingabo ziboneza iya Kibuye zambukira Ikirinda. Bageze mu rugabano rwa Bugoyi bahura n'abagoyi. Kibibi abirohamo, yirukana umugoyi aramutota. Ruzigana agumana na Mukobanya. Ubwo Kibibi yica wa mubisha yatose. Abagoyi bararakara bakubita Abanyarwanda inshuro. Mukobanya aratsikira, umugoyi agiye kumutera. Ruzigana amurasa inkumbi amutsinda imbere ya Mukobanya, ariko Kibibi yishe kare yabanje. Nuko ubugoyi buratsindwa, bafata umuhungu wa Murinda witwaga Rushema bamuzanira Mukobanya aramutanga. Bwije barara inkera y'imihigo. Kibibi ati banze n'iryanjye mu bugoyi. Abahungu bose bati ntabeshya ibanze n'irye. Niwe waroboye umugoyi hagati y'ingamba zombi, amwirukana tureba, amutsinda mu rubuga. Mukobanya aranga ati banze n'irya Ruzigana warashe umugoyi wa mbere inkumbi, ati ubugoyi n'ubwe. Abahungu barumirwa. Nibwo Kibibi bamwise Nyiramaguru kuko yirukanye umugoyi akamwica mbere.
ariko ubugoyi bugahabwa Ruzigana wishe nyuma kandi ari byo bahigiye. Ubwo rero Kibibi yirukiye Ruzigana wagabanya ubugoyi. Kwirukira Nyirumugisha ni ukuruhira abandi. Bakunzi ba Babla TV, nyuma yuko tubagejejeho iyo nsigamigani igira iti Nyiramaguru yirukiye Nyirumugisha, reka noneho tubagezeho insigamigani ya gatatu nk'uko twabibasezeranyije. Iyi yo iragira iti Nyiramaso yerekwa bike. Ndizera ko uyu mugani nawe ubwawe ushobora kuwuzuza. Uyu mugani bawuca iyo bashaka kumvisha umuntu ko agomba kwibonera ibimwatamiriye, akishakira uko azabikika. Niho bagira bati Nyiramaso yerekwa bike, ibindi akirebera. Wakomotse kuri Semugaza mwene Ndabarasa, se wabo wa Yuhi Gahindiro, ahasaga umwaka w'1700. Semugaza n'ingabo ze Urukatsa zifatanije n'iz'ibwami bamaze kunesha Ibigina, babitsinze imwendo wa Kiryango ho mu Kabagari Igitarama. Atabaruka rubanda bose bamushima, bavuga ko yarwanye ku muhungu wabo Gahindiro. Base wabo bandi bashaka kumurwaniriza ingoma cyangwa se kuyimwambura. Ubwo bibaho bimara iminsi bose bashimagiza Semugaza. Bukeye Rugaju rwa Mutimbo aba umutoni wa Gahindiro wakadasohoka. Noneho Rugaju n'inshuti ze bateranya Semugaza n'ibwami, bavuga ko ari we ushaka kwambura Gahindiro ingoma. Semugaza ariko ntiyabimenya, kuko ibwami bamufataga ku maso bakamutonesha. Bibaho bityo bigeze ubwo babihurahura, batangira kuvuga ko Semugaza agiye gutangwa, ariko bakungamo bagaya ibwami ko bagiye kugira nabi. Bataba bagiye kwica Semugaza kandi ari we wabakijije Ibigina, baranguha. Inkuru igumya gusakara hanze, Semugaza ntiyagira agashweshwe kabyo amenya. Bukeye umugaragu we Rukubita rwa Ruzimiza arabimenya, abimenyera ku ibuga ashoye inka. Ubwo rubanda babonye izo nka za Rukubita zishotse barazitangarira, batubu rero Semugaza ibwami nibamara kumutanga, Urukatsa rukagabanwa n'undi, uriya mugabo ubwo ari umutoni we bazamunyaga asubire ku bukene bwe. Semugaza ngo yari yarakijije Rukubita ari umukene cyane. Nuko amagambo yose bavuze Rukubita ayata mu gutwi, akura inka ze. Bukeye arazinduka asanga sebuja irubona rwa Gihara, niho yari na Gahindiro, niho bari batuye. Agezeyo ajyana Semugaza ukwe, aramubwira ati rubanda bose baravuga ko ibwami bakwanze. Semugaza ntiyabyitaho, ati banyanze mu buryo ki niviriye ibwami nonaha? Nyirayuhi nyina wa Gahindiro ntamaze kumpa n'inka y'imbyeyi bari bamutuye? Byiberaho ntiyabyitaho, akomeza kwemeza ko ari impuha, ati ibwami bampura iki n'ibintu maze kubakorera bizwi na rubanda bose. Bibaho urwango rukomeza gutumba. Bukeye Rukubita bimwanga mu nda, ajya gukeza Gahindiro avuga ko yanze Semugaza. Rugaju aramusohoza. Ubwo ibwami barishima kuko babonye Rukubita akazabarehereza ingabo za Semugaza zikamuvaho. Impamvu yabiteraga nuko batinyaga gutanga Semugaza akiri kumwe n'Urukatsa, babonaga ko bidashoboka kuko Urukatsa rwari intwari cyane. Nuko Rukubita muri iryo joro yakeje ahagabana inka z'imbyeyi. Mu gitondo arazishorera azereka Semugaza, ati dore kutagira ihinyu, ubu kandi nabwo uracyabihinyura. Izi si inka nahawe na Gahindiro, mubeshye ko nakwanze? Nanone Semugaza akomeza kwinangira, yanga kubyemera. Haciyeho iminsi, ibwami bahamagaza Kabano ka Kazenga, umuhungu wabo wa Semugaza, baramuca. Semugaza ajya kwa Gahindiro, asanga Nyirayuhi, aramubaza ati ndakubaza icyo waciriye Kabano. Nyirayuhi aramwihorera. Semugaza arinjira. Agize ngo arahaguruka, inkoni iramucika igwira ingoma irarangira.
Nyirayuhi yirengagiza ko ari Semugaza, yibarisha nkana ati ninde wishwe n'ingoma. Ubwo rero Semugaza amenya ko yanzwe, abwira Nyirayuhi ati ariko ushirika ubwoba, uzi ko ndi umugabo wanyu mukuru kandi nkubitiyeho no kuba umutware w'umwami, none uratinyutse ngo nishwe n'ingoma. Nyirayuhi aririndagiza ati sinari nzi ko ari wowe mba nkuroga. Semugaza aramubwira ati urabeho, iki gitutsi untutse nzajya kukirwarira ikiburara na Nyakayaga. Nuko Semugaza ahera ko ahaguruka aracika ajyana n'urukatsi. Umugani wamamara mu Rwanda ubwo umuturutseho, kuko Rukubita yamweretse inka agabanye kuri Gahindiro ntiyemera ko bamwanze, akabibonera ku gitutsi kimwe rukumbi Nyirayuhi yamututse cyo kwicwa n'ingoma. Niyo nyiramaso yerekwa bike, ibindi akabyibonera. Bisobanura ko umuntu muzima bamucira amarenga gusa, ahasigaye akaba ari we wicukumburira ibimwatamiriye. Kuba nyiramaso werekwa bike ni ukwibonera ibikwatamiriye. Mwakoze cyane kudukurikira nshuti z'akadasohoka za Babla TV. Ndizera ko izi nsigamigani uko ari 3 mwazumvise kandi zabanyuze, mwakuyemo n'ubutumwa bugiye butandukanye. Tunashimira cyane mwebwe mwamaze gukanda subscribe, tukaba tubana umunsi ku wundi. Tunashishikariza kandi mwebwe mwari mumaze igihe mutadukurikira cyangwa se mutari mwakanda subscribe, kwiki ari cyo gihe. Nimugira amahoro.